Hari umwana w'umukobwa ufite imyaka 11 yitwa Alice. Akaba yarabyukaga mu gitondo cya kare agafata ibitabo agasoma. Ibyo bitabo yarabihawe n'umwarimu wamukunze, ariko uwo mwana w'umukobwa akaba yari afite inzozi zo kuzaba umuganga. Umunsi umwe ubuzima bwaje guhinduka. Uwo mwana w'umukobwa nyina ajya gushaka akazi i Kigali, aramusezera amusigana n'umwana we wabo mutoya murumuna we. Ise ntago yari azi aho yagiye, bitewe n'uko nyine ubuzima bwaje guhinduka bukaba bubi cyane nyine kubwo bari babayemo. Alice asigara arera murumuna we, amashuri akomeza kumubera inzozi, akomeza kwiga, akajya ajya kwiga asoma mu gitabo n'amarira menshi, agahinda kamusaze, bitewe n'uko nyina yari yaragiye gushaka akazi, ise nta wari uhari. Akomeza agenda afite agahinda kenshi, yandika inzozi ze mu gitabo ku rupapuro rwacitse n'amarira menshi cyane, kuko uyu mwana yari afite inzozi zo kuzaba umuganga. Ese hariho umuntu wazamufasha kugera kuri izi nzozi afite zo kuzaba umuganga? Gufasha abana nka Alice, kora subscribe kugira ngo dukomeze kubaka ubuzima bw'ejo hazaza bwubaka umutima. Ntutinye gusangiza iyi videwo, kuko hari ubuzima bw'umwana umwe yazahindurira ubuzima, bikarangira nawe abaye umuntu w'inzozi zagezweho kubera kubw'iyi nkuru. Wihangane uze kwibuka ukoze like, comment kugira ngo dukomeze kureba ibyifuzo by'indi nkuru twazabakorera.